Maze gushira ari umutipe w'inshuti yanjye nabari babiri, umwe ampa 10 undi ampa 10. Ndangije njya kurangura udukweto tw'utumasayi, nungukagaho icyatanu kuri buri gakweto, ariko kubera ko wasanga atari njye bagacururije ari Lucky wakancururije, yaryagamo sengisa nkungukamo 1000. Icyo 1000 nakura hiti kiri bunjyane Remera nangarura nkasigarana 560. Kandi ubwo ngubwo hari n'igihe najyaga nkasanga ntikaracuruzwa nkagaruka nta natanu wasangaga bunibura kuri buri gakweto yo kamaraga icyumweru nagahombaga wenda nka 600 cyangwa 500. Ariko amafaranga ikintu yamfashaga inyungu yavaga munini nakoreshaga nk'itike njya gushaka. Reka nongere mbasuze kandi mbifurize amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima aho muri hirya no hino mu gihugu. Ni message yangu kuri Iris Rwanda TV, kora subscribe, like, share na comment. Amakuru yacu n'ibiganiro byacu bikomeze kukugereraho ku gihe. Uyu munsi wa none tugiye kugaruka ku mateka ya Rusine Patrick, umwe bakunda kwita ndaje ndibabwire na amazina ye yombi mutari muzi, ariko mukunda kumwita Rukundo Patrick, niyo mazina ye yombi yiswe n'ababyeyi be, ariko Rusine riza kubizina yakuye kuri sekuru cyangwa se sogokuru wiwe. Rukundo Patrick cyangwa se Rusine Patrick uherutse gupropoza umukobwa Uwera, akamwambika impeta y'urudashira nyuma y'uko yari amaze iminsi myinshi amupostinga kuva kuri Saint Valentin, bikaba bageze mu kwezi kwa 8. Ejo bundi tariki 12 abara propose cyangwa se amuterera ivi. Uyu Rusine Patrick ni muntu ki cyangwa se Rukundo Patrick ni muntu ki? Rukundo Patrick yavutse tariki 18 z'ukwezi kwa 12. Mwaka ntimumbaze singuzi, ariko icyo nzi cyo nuko yavutse kuri ayo matariki muri icyo gihe. Umunyarwenya Rusine Patrick ni umwe mu baharawe cyane mu Rwanda, umaze kubikimenya bose, abikesha impano idasanzwe yo gusetsa bizwi nka comedy mu ndimi z'amahanga cyangwa se stand up comedy. Uyu mugabo ndaje mbabwire byinshi kuri we, dore ko amaze gukora amateka kuva mu myaka 6 iri gushyira ari mu mwuga cyangwa se atangiye gusetsa mu buryo bwa kinyamwuga. Muri iyi minsi cyane kubakurikirana urubuga rwa YouTube, by'umwihariko abikundira sinema nyarwanda n'urwenya muri rusange, imikino, Mugisha na Rusine nimwe muziharawe cyane mu Rwanda. Sibi gusa, Rusine nawe ari kujya muri Jen's Comedy, muri kubibona ari gusetsa ku buryo bwiza kandi bugezweho. Mugisha na Rusine baraharawe cyane mu Rwanda. Mugisha na Rusine abasinzi babiri bahorana udusha, bigaruriye imitima y'abantu benshi, ariko uyu munsi wa none Mugisha simutindaho, ndagaruka kuri Rusine gusa. Mugisha cyangwa se Rusine Patrick uherutse gupropoza ni umwe mu banyarwenya udashidikanwaho mu bushobozi bwe, byiyongeyeho udushya twihariye mu gusetsa ahorana. Imbaga nyamwinshi iyo imubonye iraturika igaseka. Rusine Patrick ukunzwe cyane, numwe mu bantu bavuke mu muryango cyangwa se yaravutse abona papa we na mama we, nyuma y'umwaka umwe n'amezi aza gusanga papa we na mama we batakibana, mu yandi magambo baradivorshije kugeza n'iki gihe. Numwe mu bantu bahora bavuga yuko atifuza ko yazagira umuryango nk'uwo papa we na mama we bagize, ahubwo we azagira umuryango mwiza. Ibi yanabihamije ubwo nyuma y'igihe kinini nk'uko twabibabwiye apropoje Uwera, amupfukamira amwambika impeta. Umubajije umuntu w'icyitegererezo kuri we akubwira ko ari mama we wamutunze nta kintu afite, uvuga ngo yakuze mu buzima bubi, yakuriye mu buzima buteye ubwoba. Amashuri ye abanza ya segonderi yize icyo bita MCB, Kaminuza y'u Rwanda i Butare, yiga ubumenyamuntu cyangwa se psychology, imitekerereze ya muntu. Mugisha mu kiganiro yagiranye na muri The Vazas, yagiranye na Lucky Nizeyimana kuri televiziyo Rwanda, yagize ati mfite nk'umwaka umwe gusa naje kwisanga mbana na mama gusa,
ntago nzi uko byagenze, wenda twavuga ko ari nka bya bibazo by'ababyeyi bajya bagirana. Kuva icyo gihe nakuze mbona mama gusa. Yakomeje avuga ko hari igihe mama wabo yajyaga abura amafaranga yo kwishuri yo kwishyura inzu babagamo, ariko akigomwa ayo abonye yose akayamurihiramo ishuri kugira ngo ubuzima bube bwakomeza. Mugisha cyangwa se Rusine Patrick wambitse impeta Uwera y'urudashira, bakemeranya kubana nk'umugore n'umugabo. Mugisha iyo umubajije uyu mukobwa ntabwo atinya kuvanwa amere nk'abandi basitari ngo arye iminwa, ahubwo akubwira byinshi kuri we, akakubwira ko ari umwe mu bantu bamuba hafi kandi anezezwa no kuba ari hamwe nawe. Rukundo Patrick cyangwa se Rusine Patrick ni umunyamakuru umaze gukora ku binyamakuru birenze 3. Yakoze kuri Power FM, uyu munsi wa none ari kuri Kiss FM. Uyu Rusine Patrick cyangwa se Mugisha Patrick ni umwe mu bantu bagaragara muri filime Umuturanyi ya Kibonge Clapton, akagaragara muri filime Mugisha na Rusine. Yagiye agaragara mu mafilime menshi agiye atandukanye. N'izi saha uwavuga ngo aracyakunzwe kandi aracyariho muri filime, ari kuri Power, ntiyababeshya. Uburyo yazamutsemo, avuga ko yazamukiye muri Seka Live itegurwa na Arthur Nkusi muri 2018, ubwo bari bakeneye abanyarwenya, nawe mu kujyayo atombora muri nimero ya 25 yari yatomboye, ngo yagiye kugerwaho amaze kujya kwihagarika cyangwa se kubera ubwoba inshuro zirenze 20 cyangwa se 17, kuko yari afite ubwoba bwinshi cyane azi ko atari buhave. Uko yazamutse nuko yahuye na Arthur Nkusi akamusapotinga, uyu munsi wa none akaba ari kimenya bose nyuma y'imyaka 6 cyangwa se igera kuri 6 iri hafi gushika. Mugisha kubwira ko hari byinshi yagezeho mu buzima nubwo adashaka kubishyira hanze ngo bibe byagaragara. Uyu musore wa Madrid ku mutwe, uyu musore ugaragara nk'umusinzi, akubwira inama y'uko ikintu cya mbere muri iyi industry cyangwa se muri uru ruganda bidasaba kwihuta, kuko ushobora kwihuta ugasiga iyo wari uri kujya cyangwa se ukaharenga. Akubwira inama yo kugira discipline ndetse no kwihangana. Ibyo akubwira ko yatangiye gucatinga kuri telefone akoresheje telefone y'umushuti we witwa Alexi. Icyo gihe bakoreshaga icyo bita parallel space, umwe agacatinga ku manywa undi agacatinga nijoro, akaba acunganwa nawe kugira ngo abe yaryama. N'igihe yabaga ari gushakisha amakuru y'ahantu bakeneye abakomedian cyangwa se bakeneye abakomedi hirya no hino mu gihugu. Mugisha cyangwa se Rusine Patrick ukorana na Mugisha akubwira ko yakuriye mu buzima bubi bwo kwicira isazi mu jisho, ariko uyu munsi wa none anejejwe kandi ashimishijwe n'uburyo abayeho. Ni Rusine Patrick ugiye kubana na Uwera, bakabana karamata nk'uko bamaze kubigaragariza isi yose. Ubu nibo bahanzwe amaso, niyo couple ihanzwe amaso. Mu yandi makuru kandi amaze kujya hanze mu minota mike yishize, umugabo witwa Yago yongeye kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga, azana umukunzi wa Brianne cyangwa se umu-ex wa Brianne, bamena icyo bita ngo ni umuceri. Benshi mu bashuti ba Yago cyangwa se mu bantu bari gukurikiranira hafi Yago yatangije content, si twabona impangara ngo uhangare, ahubwo ni mbwiza ukuri. Umwe mu banyamakuru tubashe kubona avuze ati Yago nta cyaha. Yago ni umutagatifu, yagafite platform, nimutamwitondera muri iyi minsi ngo arandagaza benshi. Brian utazwiho guceceka, ese barabiceceka cyangwa arasubira kuri niba ari space, niba ari espresso, niba ari biki, yongera avuye kuri Twitter arajya kubera bitangaza amakuru none yo kugira ngo nawe
agira icyo avuga kuri Yago n'uyu mukunzi we. Uyu mukunzi uvuga ko yamutunze ataraba umusitari, akamufasha muri byinshi, ariko aho abereye umusitari adashobora gusubiza amaso inyuma kugira ngo abe yabasha kureba aho yamukuye. Ni ikiganiro kirekire cyane gisohotse mu masaha makeya ashize. X wa Brian yamuvuzeho byinshi cyane, reka ndaza kubashiramo ijwi mo hagati muzi kumva byinshi yabaye atangaza kuri Brian uyu mu ex we. Mu yandi makuru kandi ari gutambuka ku mbuga nkoranyambaga, minisita w'intebe amaze kurahira, aka kanya turi kuvugana amaze kurahira hamwe n'abadepite batorewe kuba bafasha umuzehe wacu Paul Kagame. Ni Iris Rwanda TV, kora subscribe, like, share na comment. Makuru yacu n'ibiganiro bikomeze kukugeraho ku gihe. Ciao ciao, turabakunda.